Okay, let's go. Urashaka kumenya ibintu bine bishobora kuba biriho birica ubuzima bwawe utaruzi? Guma nanjye muri kiganiro ngiye kubikubwira. Nongero kubasuhuza AbaVIP, abakunzi ba Legacy Show. Uyu ni wa mwanya nongeye kuza kubabwira ibintu byiza bibungura ubwenge kandi bituma murushaho gutera imbere mu buzima bwa buri munsi. Uyu munsi rero nkuko nari maze kubabwira turaza kuganira ku bintu bine bishobora kuba biriho birica ubuzima bwawe utaruzi. Ingeso enye, imwe, ebyiri, eshatu, enye zishobora kuba zirica ubuzima bwawe utaruzi. Umugabo w'umuhanga yaravuze ngo iyo ushaka kuguruka urabanza ugata ibintu byose bikuriho by'ibiro byinshi cyangwa se ibintu byose bishobora kuba biriho biragutsikamira bikuzana hasi. Undi w'umuhanga aravuga ngo niba udakunda ahantu uri, niba ureba ubuzima bwawe urimo ubu nonaha ugasanga uburyo uhagaze financially, uburyo uhagaze mu rugo, uburyo uhagaze mu buzima bwawe, mu mwuka wawe, ugasanga ntunezerewe uburyo uhagazemo, nuko hari ibyo wakoze byatumye ugera aho ngaho. Rero aravuga ngo hindura ingeso zakugejeje aho ngaho kugira ngo noneho utazongera ukisanga ibyo udashaka ari byo ngiye kukubaho. Rero uyu munsi hari ingeso enye abantu benshi bisangamo kandi ziri mu buzima bwawe, ugasanga zabaye pariti y'ubuzima bwawe udashobora kumenya yuko unazikora. Uyu munsi rero ndaza kuzibabwira kugira ngo dutangire duhindura imwe imwe. Abantu b'aba scientist bakoze ubushakashatsi basanga 50% w'ibintu dukora buri munsi ni ibintu biba byarabaye ingeso, ni ibintu dukora tutanatekereje kuko ni ibintu byabaye twebwe. Iyo ubyutse mu gitondo ntiwibwira ngo reka mfate telefone ndebe message, ndebe WhatsApp. Rimwe na rimwe usanga wayifashe. Iki kintu kiba cyaramaze kuba ingeso, ntubu kikitekereza ahubwo cyamaze kuba a habit. Iyo ubyutse mu gitondo koga ukibrosa, ibyo bintu byose ukora utabanje no gutekereza biba byarabaye ingeso. Rero ibi bintu bine ngiye kuvuga niba byarabaye ingeso mu buzima bwawe, ni ibintu bishobora kwica ubuzima bwawe cyangwa se bikaba byatuma utabasha kugera ku ntego y'ubuzima bwawe. Ingeso ya mbere ni ingeso yo kubaho kugira ngo ushimishe abandi cyangwa se kubaho kugira ngo wemeze abandi, to live to impress others. Abantu benshi icyo kintu cyamaze kuba ingeso muri twebwe, ugasanga ntunabitekereza ko bikora ariko urabikora. Mu yandi magambo ugasanga niba uguze umwenda uguze kugira ngo abantu bazakurebe, niba uguze imodoka uyiguze kugira ngo abantu bazakurebe, niba uguze telefone ufite umuntu mu mutwe urashaka kugira ngo wemeze. Icyo kintu ni ikintu cyamaze gutera society yacu cyane ndetse n'amakomunite yacu, ku buryo ushobora gusanga umuntu ashobora gukora ikintu kuko abandi bagikoze cyangwa se agakora ikintu kugira ngo yemeze abandi. Icyo rero ni ikintu gishobora gutuma umuntu atera imbere mu buzima bwe. Muri gitabo cyane cyiza cyane abantu benshi mushobora kuba mwaranasomye, nkunda amagambo arimo yagenza ubuzima bwanjye kandi akanamfasha kugera ku bintu byinshi. Ni amagambo avuga ngo mubeho mu buzima bucecetse mureba ubuzima bwanyu gusa. Mu yandi magambo bishize mu Cyongereza haravuga ngo live a quiet life minding your own business. Ni ukuvuga ngo reba ubuzima bwawe urebe byaguteza imbere, hanyuma aba ari byo ukora. Ntiwite ku byo abandi baro barakora cyangwa se ntushagira ngo ukore kugira ngo wemeze abandi bantu. Icyo abandi bantu dusabwa kubakunda ariko nta mpamvu yo kubaberaho cyangwa se yo gushaka kubemeza cyangwa se yo kugira ngo ushake kubashimisha. Icyo ni ikintu abantu benshi kibishe muri iyi minsi, ku buryo usanga nta kintu na kimwe umuntu ashaka kugira ngo akore ku giti cye, cyangwa se yavuga ati okay, wenda niba iyi nzu ihenze sinshaka kuba nayishobora mu buryo bwo kuyigura cyangwa se mu buryo bwo kwiba nayipanga, reka njye mwiciriritse kugira ngo mbashe kubika amafaranga. Kugira ngo umuntu atekereze muri ubwo buryo, aba agatekereza atoya ngiye muri iyi nzu iciriritse, abantu bahansanga bangaye, abantu bahambona bangaye, si quartier si nziza cyangwa se ugasanga icyo kintu cyamaze gufata abantu ku buryo abantu ntibagikora ngo batekereze byabageze imbere byonyine n'imiryango yabo.
cyangwa se nkawe ku giti cyawe, ahubwo uratekereza ku bandi bantu mungana, ku bandi bantu mugendana, ku bandi bantu mushobora kuba musengana, cyangwa ku bandi bantu mushobora kuba mukorana ahantu hamwe na hamwe, kavuga uti sinshaka ko bambona gutya, sinshaka ko bagira gutya. Mbabwiza ukuri, kubaho ubuzima wemeza abandi birarushya cyane mu mutwe birarushya cyane mu mutwe, bitera stress. Benshi muri mwebwe ndabizi ko mujya kuri za Facebook mukajya hehe mukareba uko abandi inshuti zanyu zibayeho, hanyuma na za Instagram mugashaka kubaho nkabo, cyangwa se mugashaka kurushanya, cyangwa se ukanaryamo warakaye kubera yuko wabonye ibintu umuntu yashize kuri Facebook cyangwa kuri icyo. Ni ikintu ni ingeso iriho irasubiza inyuma abantu cyane muri kino gihe. Kutabaho ubuzima bucecetse, ubuzima bwawe, ubuzima buguteza imbere, ubuzima bugufitiye inyungu, ahubwo ugisanga wakoze ikintu ushaka kwemeza abantu kandi utanabitekereje. Iyo ngeso rero niba uyifite, urebe ukuntu watangira kuyivana mu buzima bwawe. Iyo niyo ngeso ya mbere. Ingeso ya kabiri ni ukumara umwanya munini kuri social media. Ubu ngubu ikintu gisigaye gihari, hari abahanga ijoro n'amanywa muri za entertainment, muri media, bakora ibintu byo kugira ngo binezeze abantu buri saha. Hari za YouTube, ubu za YouTube zifite amavideo menshi atandukanye, zifite movies, zifite ibintu by'amakomedi bisetsa abantu, bafite hari imiziki, hari ama app dufite kuri za telefone zacu, za Instagram, za Facebook. Ibyo bintu byose usanga byaratwaye umuntu bikaba ingeso. Ejo bundi nakoresheje telefone, hari ukuntu ikwereka amasaha umuntu agenda amara kuri app yose akoresha. Ejo bundi naricaye nsanga ntari mbizi, nsanga amasaha 4 nyamara kuri YouTube. Nubwo njyewe YouTube akenshi nyikoresha numva amakuru cyangwa se numva ibitabo, ariko naravuze na amasaha 4 buri munsi mara kuri YouTube. Kandi ubundi ngende umuntu vraiment ngerageza kubasha kuba discipline, nkavuga ntibaze abantu amasaha bashobora kuba bamara wenda kuri YouTube, wenda kuri Instagram, wenda kuri Facebook, bareba amafilme cyangwa se bareba comedy cyangwa se bareba muziki. Ibyo bintu byose ntabwo ari bibi, ariko ibyo bintu byose ubikoreye umwanya, ukabigenera umwanya, ukavuga utake ngiyewe mu isaha imwe cyangwa amasaha 2 ku munsi ayanyashize ku ruhande kugira ngo mbashe kuba nasoma ikintu, mbashe kuba nakwiga, mbashe kuba nagira ikindi kintu cy'akamaro, hanyuma ugane indi minota 30 cyangwa indi saha cyangwa amasaha 2 kugira ngo usube ukora ibyo bintu wenda bya social media. Ibyo bintu byagufasha. Iyo ngeso ya kabiri yo kumara umwanya muri social media umunsi wose ni ikibazo gikomeye. Ikintu ngira ngo mbibutse AbaVIP nuko abo bantu bose babashirira ibintu hariya kuri Facebook ngo murebe, na kuri YouTube, no kuri Netflix n'ibiki. Abo bantu ntabwo bamara amasaha nkayo babireba bo amasaha yabo bayamara babasha gukora ayo companies, babasha gukora ayo movies, babasha gukora ibyo bintu kugira ngo babe bahemebwe mu birebe. No kuvuga ngo bo bamara amasaha batera imbere, mwe mukamara amasaha mwicaye mureba ibyo baro barabaha. No kuvuga ngo mumara amasaha mubateza imbere, bo baro baratera imbere, ariko mwebwe ni kimwe murakuramo mu kureba ibyo bintu byose. Si bibi, bifite umwanya wabyo, ariko ntibikaba ubuzima bwawe bwose cyangwa umunsi wawe. Iyo ni ingeso ya kabiri iriho irica ubuzima bw'abantu benshi muri kino gihe. Ingeso ya gatatu ni ukudatekereza ku mubiri wawe, ku buzima bwawe. Iki ni ikintu gikomeye. Abantu benshi ntabwo batekereza ku mubiri wabo. Umuntu muri mega bafite za telefone, muzi kuzisharija neza iyo zibuze umuriro. Abatwara amamodokari muzi yuko yubuze essence uyishiramo buri kwezi cyangwa se buri mezi 6 yitwara kwihindurira amavuta, wihindura amapine bibaye ngombwa. Ibyo bintu byose, ariko icyo kintu cyose, ibyo bintu byose ndamubwira twitaho buri munsi, byose bifite pièce de rechange. Ndavuga ngo bifite ibintu biramutse bipfuye, telefone wayigurira indi bateri, cyangwa se imodoka yigurira indi pine, cyangwa se ukayihindura na moteri. Ariko uzi ikintu kidafite pièce de rechange, uzi ikintu cyonyine kuri iyi si ufite kimwe kandi kidafite pièce de rechange, ni umubiri wawe. Umubiri wawe n'uwawe ufite umubiri umwe. Abantu benshi rero ntabwo batekereza ese niba ikindi ndanywa, ese niba ikindi ndarya, ese nkora siporo,
biratangaje cyane kuko iyo usomye articles menshi ari hanze ubona ukuntu aba CEO cyangwa se abakire ba mbere, abantu bateye imbere mu buzima butandukanye, ikintu cya mbere bahurijeho bose ni uburyo bafata imibiri yabo. Bose byibuze bamara iminota 20 kugeza 30 bakora exercise cyangwa se bakora siporo, iminota 20 cyangwa se 30. Bose barya ibiryo birimo imboga, bakanywa amazi ahagije, bakita ku mibiri yabo kuko bazi yuko ibyo wageraho byose kuri iyi si udafite umubiri mwiza ntacyo byakumarira. Uyu munsi rero AbaVIP nongera kwibutsa yuko mufite umubiri umwe kandi umubiri nta pièce de rechange ufite. Ni ukuvuga ngo tangira utekereze ibyo ushira mu mubiri wawe, ibyo urya, ibyo unywa, hanyuma utangire no kwibuka kuzajya ujya aho hanze ukagenda gatoya ugakora ka marche, ukirukanka, ugakora ka siporo. Iyi niyo ngeso ya gatatu. Ingeso ya kane ni ingeso nakwita yo guhora usubiza ibintu inyuma. Ijambo ry'icyongereza risobanura ibyo ni ijambo ryitwa procrastination. Guhora ubuzi icyo ugomba gukora. Bamwe muri mwebwe abantu mukiri bato urabizi yuko wakwiye kuba uriga, wakwiye kuba uriga ku bintu bishyashya ku byerekeranye na technology. Urabizi ko wagomba kuba urasoma kiriya gitabo, wari ubizi ko wenda hari ikintu agomba kuba urakora, ariko bamwe bafite ingeso yo guhora basubiza inyuma ikintu, kavuga uti nzambikora. Ni indwara imaze gutera abantu benshi cyane muri kino gihe, ku buryo twese 80% y'abantu bazi icyo bagomba gukora, ariko guhaguruka ngo bagikore bikaba ikibazo. Barwaye iyo ndwara cyangwa bafite iyo ngeso yo gusubiza ibintu inyuma, ya procrastination, yo guhora usubiza ibintu inyuma. Niba urwaye iyo ndwara utangira urebe ukuntu wahaguruka ugakora icyo kintu uzi ugomba gukora kuko kirahari. Nkunda agasenga kavuga ngo yesterday you said tomorrow, mu yandi magambo ngo ejo hashize waravuze ngo nzabikoresha, none rero n'ejo hageze ari uyu munsi uravuga ngo uzabikoresha. Oya, iyo ndwara igomba guhagarara. Hari ikintu uzi ugomba kuba urakora, iyo mentality, iyo mindset yo kuvuga ngo nzabikora ningera gutya, ibyo bintu nzabikora ningera. Oya, igihe cyo kubikora ni ubu ngubu, kuko hari ushaka uzahagera no kuba atangiye kubikora ubu ngubu. Rero ni umwanya, iki nicyo gihe cyo guhaguruka ugakora, cyo guhaguruka ukiga, cyo guhaguruka ugatekereza, ukandika izo goals, ukazisetting ibyo ushaka kugeraho, ukandika izo ntego ushaka kugeraho, hanyuma ugatangira ukazikora. Uyu ni uwo mwanya, apanisha, uyu ni uwo mwanya. Rero ndabashimiye cyane kuba mwakurikiye Legacy Show uyu munsi. Ndabinginze ngo ibyo bintu bine uko twabivuze mubizirikane, hanyuma mutangire muri ukuntu mwabikora mu buzima bwanyu. Kandi ngira ngo mbibutse, niba mushaka komeza kuzamwumva amagambo nk'aya y'ubwenge kugira ngo tubashe gusangira ubwenge, tubashe kungurana ubwenge, ndabinginze ngo mwongere kwibuka ku likinga iyi video ndetse no gusubscribing, kuko tuzakomeza tugende tubazanira amakuru nk'aya ngaya. Nuko rero mugire umunsi mwiza. God bless.